kwindabira. Yes, reka nongere nkwifurize ibihe byiza, nizere ko umeze neza aho uherereye hose, yaba hano mu Rwanda n'abadukurikiye bari hanze y'u Rwanda, by'umwihariko abadespora bari mu ntara ya gatandatu, tubahaye ikaze. By'umwihariko rero ni cya kiganiro kiri ko haraburi kingo urubyiruko rufite impano bizigaragaza rikwerekeye mu karere ka Kicukiro, turi mu murenge wa Masaka, turi ku kiyaga rero, aho turi kumwe n'umuhanzi nk'ibisanzwe. Rero murabizi ko tuba tugenda twakira abanyempano bagiye batandukanye. Reka dutangire tumwereza ikaze hano kuri kamera zacu, atubwire impano afite ndetse anayitugezaho muri makeya. Nimba ari bwo bwa mbere wageze kuri iki kiganiro, wakanda subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu kino kiganiro. Tugwaye ikaze kuri kamera zacu. Murakoze cyane, nanjye nifuza kubagezaho impano yo kuririmba kabisa. Ati njye ndifuza kubagezaho impano ijyanye no kuririmba. Reka rero tuguhereze umwanya utugezeho iyo mpano yawe. Every time ahora to cry, sinari nzi ko nanjye yampfana, sinzi niba utabibona ko mfitiye plani, ntabwo mbyumva ko namubyimba, kumukunda bisaba ikofi n'amaso yera, dore uko ndeba numva ibyanjye nabyimaraho, kuki unsitaza ukandwaza, dore kandi nujya unsibura nshaka uhora unsitaza uzandwaza. Si wowe uri umuhanzi, turifuza kugeza ku bakunzi bacu indirimbo zawe. Nk'ibisanzwe watangiye kuririmba ryari? Ese indirimbo zawe ubona ari iki mu by'ukuri zigufasha kugira ngo muri rusange abantu badukurikiye hano kuri kamera zacu babashe kuba hari byinshi bagenda basobanukirwa ku mpano yawe? Ewana kabisa, impano yanjye niyo kuririmba. Ewana nabitangiye 2024. Ewana ni ibintu nkora nkunze kandi mfite ubushake bwa danje, kuko bimereza ibyishimo kuri jyewe nyine, tumva ndanyuze. Ati biguhereza ibyishimo ukumva uranyuzwe. Muri makeya kano kanya utubwiye ati njye mfite impano ijyanye no kuririmba, ati mfite n'indirimbo zanjye. Muri rusange hano mu Rwanda niwe muhanzi ufatiraho icyitegererezo, ati njye uyu muhanzi uko bisa kose? Ewana umuhanzi bita Okama, kimwe nuko indirimbo nshaka nyine kuririmba nyine imurimo kabisa. Ati njye nkunda umuhanzi bita Okama. Ese mu ndirimbo ze hari indirimbo nimwe waba uzi kugira ngo abantu badukurikiye hano kuri kamera zacu zigiye zitandukanye nk'uko bisanzwe baze kugira byinshi bagenda bamenya, abantu bashaka gusapotinga baze kuvuga ati uko bisa kose uyu muhanzi arimo neza? Ewana ahubwo giye nabahereza yanjye kabisa tu. Kano kanya rero hari ukuntu tugira gutya tukavuga ati uyu muhanzi uko bisa kose ni umuhanzi, ntabwo ari umuririmbyi. Ndashaka kano kanya utaduhaye mu ndirimbo ufite. Ahantu turi kano kanya turi ku kiyaga, turi i Masaka, turi ahantu bita kuri beach cyangwa kuri Miami. Atubwire muri makeya nk'indirimbo kano kanya ushobora kuba wahita uvuga ati ngereka ndirimba iyi ndirimbo ijyanye na hano hantu ndi kano kanya. Nk'umuhanzi nyine hari ukuntu ugira gutya uvuga ati ngewe ndi umuhanzi ndiyaminiye. Tubwire muri makeya, hanga indirimbo ijyanye naho turi n'ibyo turimo kano kanya. Aka kanya ubu naje ibyo bintu numva gahunda yanjye nyine ari ukuzamura umuziki wanjye. Ibyo ngibyo tuzabikora ubutanda, hari mfite time ihagije. Hoya hari ukuntu uvuga ati mu by'ukuri njye mfite impano ijyanye no kuririmba. Mu by'ukuri itari igihuha muri make, nkuko nababwiye ati njyewe ntabwo nzabeshya igihugu ngo ndakora ahandi nakora. Hari kuvuga ati njyewe hano nabonye pine, nahabonye umufuka, nabonye urubingo, nabonye umugano, ke tuvuga ati njyewe none ngiye guhitamo akura indirimbo. Ibyo bintu ndumva twaba tubitarutseho gato. Iyihe mpamvu? Agesi, reka nongere nkwifurize ibihe byiza, nizere ko umeze neza. Nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu nitwa Mbarushimbavu 250 cyangwa se unyite Cyamatare, nyigitero gitera ubumwe n'ushobora bukakanza no kwishima, aho nge nafashe urubyiruko rufite impano kuzigaragaza muri ya gahunda yitwa haraburi kingo urubyiruko rufite impano ruzigaragaze. Ikanda subscribe cyangwa share comment kugira ngo ukomeze kugenda utanga umusanzu wawe hano mu biganiro byacu. Hari benshi rero bakomeje kugenda bavuga ati ese mu by'ukuri supporting abantu bafite impano, ese wowe mu by'ukuri supporting abantu bafite impano bihereye kuki? Ese wowe niki uheraho kugira ngo ufashe abantu bafite impano? Nk'ibisanzwe rero murabizi ko amarushanwa agiye atandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda nayitabiriye, yaba Kinyaga Award, yaba amarushanwa mu by'ukuri agiye atandukanye ku rwego rw'igihugu narayitabiriye, Imbuto Foundation narazitabiriye. Ese niki kintu nakoreshaga? Ese niyo mpamvu natsinzwe? Mushaka ko mubimenya?
banza nkurikire kano kanya. Mu by'ukuri nk'ibisanzwe ngiye ndirimba injyana zose zibaho hano mu Rwanda, hip hop, R&B, afrobeat ndetse na gakondo ndabiririmba, ariko kano kanya ngira ngo abantu bakurikiye bino biganiro byacu bakanze subscribe baze kuryoherwa n'iki kiganiro. Mu by'ukuri hari abakire benshi bagiye ku Gisenyi ku mazi bakabasha gutanga amafaranga menshi kugira ngo babashe kugera mu by'ukuri babona ibyishimo bigiye bitandukanye, ariko naje hano kugira ngo ntaramanye n'abahungu banjye. Hano urabona ko mfite abahungu banjye bagiye batandukanye tuba twazanye hano ku mazi, nkavuga ati kanze ndebe nimba koko ba bantu ari abahanzi batabeshya abanyarwanda. Nk'ibisanzwe rero kangewe ntangire gapera yanjye nk'uko nyitangira. Rero murabizi ko ndi umwe mu rubyiruko rwarangije imyuga mu kigo ngororamuco Iwawa. Murabizi ko mfite uburere, kumenya kwitaba, guhamagarwa, kumenya ese umuto n'umukuru babasobanukirwa gute, ese umuntu aguhamagaye ari mukuru umwitaba gute, ese ari umwana umwitaba gute. Ngira ngo rero kano kanya reka ntangire gapera z'indirimbo zanjye, ariko nimba utakanda subscribe ya mu by'ukuri wahita uyikanda kano kanya ukananshyigikira. Yes. Kigali bareshishuye ubu ninjye utwaye uruhu, abana mwigize abasaza badusiye imihango duhinga muzadukigika bifu n'agahararo, reka muri koridoro ntimugere muri salo nibera mu gikari nkano y'amaso ndi ku mihari ngahari. Niyo mpamvu mutwite imwe mpuzamahanga ariko ntacyo bidutwara, izuba ryatumena impanga. Wibuke neza inkoko y'amazi ntiginyara, ukanjamira nje nzakuramira. Hip hop n'umuti nka umunyarwanda zekwiza mu banyarwanda, mendeza bapede no gupanchika mfata bika nkandika. Wibuke neza ko ari batatu babiri barazimira ndarucana mu garuka mu gakino nimba turi kumwe amaboko hejuru. Okay, kanda subscribe dukomeze rero, kanda subscribe twikomereze. Icyo nakubwira cyo twikomereze. Nabyutse mu gitondo isuka ku rutugu umupanga mu ntoki, nazindutse ku muhanda rubanda rumbonye ati muze murebe cya gihungu mwene Karoli nyina Foromine kirikano ku muhanda gishakisha ubuzima ni hatari ntukitabaze ayo matabi. Amezi 18 amaze ndara hano ku mihanda ntakiza habonye yemwe abanyarwanda. Okay, ongera kandi subscribe n'umundi mbukunze kino kiganiro cyane. Ikindi rero nakubwira cyo ubuzima ni ishuri, kaminuza no gukira, tukaba mu cakara twabacakara iminsi dukora abakira ducira mu maso twese tukabiraba tukabipoa kuko tuzi ko ari ishuri turimo. Nabyutse mu gitondo isuka ku rutugu mpanga mu ntoki, yari bwo buzima bw'uyu munsi. Ngira ngo rero kano kanya rero kaze mabwiza ukuri, abantu mukunda indirimbo z'urukundo, abantu bashaka indirimbo z'urukundo, abantu bashaka kugaruka mu muziki, ndaje ngarukemo. Mbwiza ukuri umutima wawe nimba unkunda, mbwiza ukuri kutari nka wubu umutima wanjye ufite ubwoba. Bavuga ko nta kintu cyiza nko gukunda ugakunda mukajya inama ibintu bikagenda sawa. Iyo ndeba mu maso yawe numva mfite ubwoba sheri, numva mfite intinyi. Okay, kanda subscribe nawe niba ushaka gukurikira ibindi bigiye bitandukanye. Kanda subscribe niba ubishaka kabisa, kanda subscribe.